nakubwiye ko no kukira sida Imana twari abantu babiri, ariko umudamu umwe waho ngaho gashekero Imana yaramucyuye, isigara ngewe uzabi uyu munsi uri imbere ya nepo kugira ngo tubyamamaze ku isi yose. Ni wa muntu Imana yagiye neza ikamukiza na sida, ariko mpamvu yagukize sida amaze kubona ko Imana yagiye guhinda isezerano yahaye madamu wawe. Nabyo cyane nabyo byarimo shaka yasize kandi asaba umugabo muzima, ahubwo sina sida gusa. Nahaha ndi muri fondasiyo y'ubuhamya, mama afata akanshira mu nzu ndagahija kakinyo kamwe n'umwana nakurikiraga, agafata icyuma kamusogota icyuma akakimushingura amakitera, nge ntankoreho. Imana yari ifite ibyane n'ikinono cy'ibumoso n'inyama zo muntu hano, kandi naho nkabanyenyeyemo urwara rw'ingurube. Bari barambye ngo nta mwaka nzajya mpura nawe, ahubwo maze kwisomera Bibiliya nsanga Yesu yabirukanye bajya mu ngurube, nsanga nari narabakuru yenda bakenyera. Ariko uyu munsi ntabwo ngikenyera ibintu by'ingurube, nikorera ubutumwa bwiza mbuzaniye abana b'Imana. Haleluya, Yesu Kristo. Imana ishimwe. Theo yarayimye ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we. Amafaranga miliyoni 10 atumumba afite ubwo haramutse aguye nko mu cyacu ubusamanye kumutenga byangora. Ariko byakugora ati byangora ati mu nsengero atazagwa mu cyaha, ati kuko akiguyemo na byangora, ati umuntu aguhamiye miliyoni 10 bigaragara ngo umuntu bakaba bamusigaho kubwo yatanze miliyoni 10, ariko imbere y'Imana ntabwo ahari. Rero duharanire nakora duke wamutenga. Aho nakoreraga icyo gihe Nyabugogo, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mu by'ukuri nari ntarakomera no mu gakiza, wenda ngo navuga n'ubutumwa, wenda natekereza ko nepo yampamagara kuvuga ubutumwa. Oya, numva ijwi rirambwiye ngo uzaje Icyangugu. Fini ntabwo nta jambo rya gatatu ryongeyeho, numvise uzajya Icyangugu. Nta no koza ngo uzajya kwenda iki, ntabwo nayibajije ngo uzajya kwenda iki. Neza wemerwe n'Imana, noneho imirimo n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo imirimo izaduherekeza. Umwuka niho azavuga ngo baruhuke imihati yabo. Rero abantu bashobora kwibeshya cyane. Hari n'abavangirwa no mu itorero bakavuga ngo ngewe cya 10 cyanjye naguze umukeri. ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko reka nkubwire ngo humura wikwiheba, ahubwo ngera ugirire icyizere Yesu, kuko uko yari kera n'uyu munsi niko akiri. Kandi nusubiza amaso inyuma urasanga ko wari uri kera hashize cyangwa se ejo hashize uyu munsi ari byo byiza. Bigutere rero icyizere yuko n'ibindi izabikora. Ariko nkunda kuvuga ngo nawe wumva umeze neza, uri gukora bigakunda, nta kibazo ufite. Ibyo ntibi impamvu yo gusuzugura Imana cyangwa se gutera Imana umugongo, ahubwo impamvu yo guhisha Imana icyubahiro muri ibyo ngibyo yakoze cyangwa se iri gukora. Ko namenye neza yuko Imana ntabwo byiza nyama, ntabwo iry'abafiriti, ntiba mu mataje, ahubwo ibyo ukora Imana kuyicyubahiro, kuyubaha, bitera gukora ikindi. Cyangwa kuvuga ngo ibiryo by'Imana ni icyubahiro, ni amashimwe tuyishimira. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, rero turi kumwe n'umubyeyi umushumba Imana yahamagaye mu gihe nk'iki ngiki. Mbe tugiye kugana muri kano kanya banazwe mu kiganiro cyose kuva tugitangiye kugeza ku musozo wacyo, kandi Imana iragumugisha. Turabasuje mu izina rya Yesu. Natwe turabikirije dushimye Imana yabarinze natwe kabiturinze. Yego. Kandi ikaba yongeye kuduhuza, kandi hari impamvu yongeye kuduhuza, hari impamvu yaturinze. Yego. Nasomye ijambo ry'Imana muri Tito rirambira ngo cyatumye ngusiga ikirere twari kugira ngo utunganye ibyari bitaratungana, ukora ibyari bitarakorwa. Yego. Uyu munsi Imana yabonaga ko hari ibyo tugomba gukora twari tutarakora. Niyo mpamvu Imana yatwongereyeho. Imana ishimwe. Ariko buri umuntu ashobora kumenya ko igihe asigaje, wenda akavuga ati wenda uyu munsi ndabona bitewe n'ibimenyetso ndi kubona nabangiye kugenda. Oya, batubeshye. Ibyo bimenywa n'Imana. Ariko hari umuntu wenda atabaruka apfuye
kumubaza ngo ariko ngo twajyaga tubona ibimenyetso ko agiye kugenda. urumva ni ibimenyetso ariko ntabwo yavuze ngo twarabimenye. Ya nibanga riba rifitwe n'Imana yamuremye. Niho Imana ibera Imana cyane tubaho, ariko ntumenye ikaguhisha igihe uzavira mu isi. Amakuru y'iminsi, amakuru turashima Imana. Tugarutse tucyatuza akanwa kacu ko Yesu ari umwami. Imana ishimwe cyane. Umurimo w'Imana uri kugenda. Imana yakomeza kuwushyigikira. Hakurya hariya bimeze neza nta kibazo. Hakurya hariya bimeze neza nta kibazo. Bose Uwiteka yakomeje kubana natwe. Yego. Nizeye ko umukecuru niba mudusuje twari dufitanye gahunda yo kubana ariko ntabwo byakunze, ariko turacyabizirika. Umukecuru mu bintu yigishijwe kwihangana no gutegereza yihanganye. Yego. Niba yarabashije gutegereza njyewe imyaka 20 iby'imirimo agera imyaka 25 ategereje umugabo we, ariko hano hari nicyo gituma rero nkunda kubwira abantu yategereje uyu mugabo. Ari umuntu wambaje ngo mu bukumi umusore uraje umusobanure neza. Yategereje yari afite isezerano ry'umugabo mutegeza imyaka 25. ubwo rero ufashe 25 ugasubira inyuma ukareba igihe Imana yamumbwiriye, ukareba nanjye wakijwe 96, washaka wakwihana wewe uri gucumuzwa n'amasezerano ngo Imana yarambeshye. Imana ntabwo ibeshye, yivuze irasohoza. Urumva njyewe ubwo yabimubwiye utarakizwa, njyewe ntarakizwa nkigaragura. Kwa kundi dusanga umuntu ari kubara 8 mu muhanda tukavuga ngo uyu nguyu azapfa nabi. Reka da, no ku cyumwe nasanze umuntu agaramye Nyabugogo handi tagisi bisi katira aryamye izuba ryamurenze. Wamureba nk'uko ukavuga ati uyu byararangiye, ariko Imana wishobora kubusanga imbere ahanga ari ugiye kubumvuga butumukomeye. Ariko kabazo k'amatsiko muri iyo myaka wari umutegereje, yaragutegereje umaze urumva yagutegereje utarakira Kristo, umaze gukizwa nabwo ntimwahise mubana dukurikiye ubuhamya wagize. Basi umaze gukizwa hari Imana hari amakuru ijya ikavuga ati wige hari umuntu naguteguriye. Ngira ngo ushobora kuba wibagirwa vuba. Oya nibwo abantu impamvu mbikubajije nakubwiye ko nakizwe 96 umunsi umwe nari ku kazi aho nakoreraga icyo gihe Nyabugogo. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mu by'ukuri nari ntarakomera no mu gakiza, wenda ngo navuga n'ubutumwa, wenda natekereza ko nepo yampamagara kuvuga ubutumwa. Oya, numva ijwi rirambwiye ngo uzaje Icyangugu. Fini ntabwo nta jambo rya gatatu ryongeye, numvise uzajya Icyangugu. Nta no koza ngo uzajya kwenda iki. Ntabwo nayibaje ngo uzajya kwenda iki, niba Icyangugu sinarinzi niba Icyangugu banyura he 96 cyane ko rwari umaze kuza. Icyangugu rero nkandagirayo 2006 naramaze gukizwa 96. Nabwo njyayo ntazi ikinjya, hari umuntu w'Imana yari yaradusuye tugirana ibihe byiza byo kuba imbere y'Imana byo gusenga. Nibwo rero yadusabaga ati bakozi b'Imana natwe mwazadusuye iwacu Cyangugu. Nikanga njyanye n'umudiyakoni twakoranaga umurimo, tujyanayo tuvuga ubutumwa mu Bugarama iminsi 5, tuva mu Bugarama tujya muri Gafunzo tuhamara iminsi 4, ariyo minsi 9. Mu kuzenguruka mvuga ubutumwa aho mu Bugarama sanga uwitwa madamu uyu munsi turi kumwe nakandagiye kwa musaza w'umupasiteri, mubwira n'ibyo nakoraga byose mbitangamo ubuhamya. Nasanze afite abashyitsi na mukuru wa madamu nawe nsanga basengana n'abantu ndabivuga, ariko ntazi ngo Cyangugu na madamu yica ariko kumva. Oya, ntabwo ariko we yari yasigaye i Kigali. Bari badusengeye ku budiyakoni 2006, nawe ngewe mpita njye Cyangugu n'uwo mudiyakoni wundi wasigara i Kigali, kuko Imana yari yamubwiye ngo ujya kwiga ishuri rya leta i Kigali niho nzaguhera diplome na certificate. Diplome na certificate rero ntabwo ari ibingibi mwiga erikaze, byari amashuri y'Imana. Ubwo diplome na certificate harimo kuzamuha ngo ngewe nawe nuza nyine ideni urarizi ko rifite azabikubwira neza. Haleluya.
oya nzaza kandi ndashaka ayo makuru yampa neza kangwe myaka 25 nimba arafite ibyiringiro. Azayaguha. Haleluya. Impamvu rero asuko wowe n'utarayumbwe ariko kugira ngo n'abandi babyibuke. Kugira ngo n'abandi babyibuke n'abandi batari bakubonye ari ubwa mbere bamenye umuntu tugiye kuganira ndaka. Uyu ni wa muntu Imana yagiye neza ikamukiza na sida. Ariko impamvu yagukize sida maze kubona ko Imana yagiye guhinda isezerano yahaye madamu wawe. Nabyo cyane. Cyane nabyo byarimo. Shaka yaseze kandi asaba umugabo muzima. Ahubwo sina sida gusa. Nahahandi muri fondasiyo y'ubuhamya. Mama afata akanshira mu nzu ndagahije akakinyo kamwe n'umwana nakurikiraga agafata icyuma kamusogota icyuma akakimushingura amakitera nge ntankoreho. Imana yari ifite ibyaneguriye. Yesu Kristo. Imana ize kurinda ariko Imana igira neza. Hajya tubivuga guke n'umuntu utarabibona akumva biri kure nk'ukwezi. Oya Imana igira neza. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo, Imana ni imbabazi kandi Imana irihangana. Ndebye ukuntu nibyo nakoraga ntikorera ibihanga by'inka ngakenyera intono by'ingurube nk'iki. Imana irihangana. Nigeze kuba rimwe maze gukizwa ndi gukoropa wese nibuka ukuntu nirirwaga muri wese ntagiye gukemura ibyaha ahubwo abademoni ari bo banjanye kunkoresha ibyo bashaka by'abadayimoni ndunguruka abagore babandi n'ibiki ndavuga nti Imana nkururu urukundo rw'Imana ndeba ukuntu Imana yari kumanura nk'inkubi kantaba munayo matafari kantaba muri wese ariko ndebye nateye haleluya muri wese za Karugira nukuri nkuru y'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Hari igihe Imana tuyifata nk'ingome nka tukayifata nk'intera. Oya Imana ni umubyeyi. Imana irihangana. Imana yihanganiye John. Imana yihanganiye John. Irihangana. Nawe reba iterure wenda Imana igutije kuba Imana uwarandemye ukabona niko igihanga cy'inka nicyo nizeye n'ikinono cy'imoso n'ikiburu n'inyama zo muntu hano kandi naho nkabanyenyemo urwara rw'ingurube bari barambye ngo nta mwaka nzajya mpura nawe ahubwo maze kwisomera Bibiliya nsanga Yesu yabirukanye bajya mu ngurube nsanga nari narabakuru yenda bakenyera ariko uyu munsi ntabwo ngikenyera ibintu by'ingurube nikorera ubutumwa bwiza mbuzaniye abana b'Imana. Haleluya. Yesu Kristo. Mana ishimwe. Theo yarayimye ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu uzi kurinda Mana we n'abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Haleluya. Amina. Ndumva ntangiye gufashwa. Amina. Amina. Imana ijya neza. Impamvu tuba twazanye abantu nk'abangaba no kugira ngo abantu mwongere mugire ibyiringiro mumenye ko ibyo mubona bidashoboka uyu munsi bishoboka aho mwaye mucitse intege mumenye yuko mwongere musubizwemo imbaraga mukomeze imbere kuko imbere ni heza. Yesu azatugira neza netagwisare. Imana yagwicira kandi Imana igumugisha ko wari ihanganye kandi ko uri gukorera Imana uyu munsi. Uri mu bakozi Imana b'iminsi nebe nkunda kukavuga singeza yankareka. Ye muntu utangirwa ubuhamya n'itorero akiriho icyamukunda abantu bakanyemera ariko mbere na mbere nemerwa n'Imana. Ko akaga n'ukwemerwa n'abantu Imana itakwemera kuko hari umugabo wayoboye imyaka myinshi yarakiwe ku ngoma. Ibyo nabyo tujya tubitinya. Yego. Ariko reka tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Iyo dusomye Bibiliya nimba Nikodemu hari umuntu ngo agiraga ubuntu yitwara neza. Ese imirimo myiza ushobora gukora muri societe umeze neza mwitoro ukora ibintu byiza ariko ikisirisiri inyuma wenda ukagira utundi tuntu tutazi. Ku munsi w'imperuke Imana ishobora gufata ya memondo igaragara ikagira iki kurengera. Ugakora imirimo myiza mu bigaragarira abantu mu bigaragara idini ubamo babona ko ari amen. Ariko wenda ari utundi tuntu wisigaje ukuntu ku ruhande ufite ibanga rya na Satani ufite cya kinono ibyo byose ubukoreye mu muyonga uba wakoreye zero kuko hari igihe abantu bibeshya. Hari n'ahantu twigeze kuba twari dufite amahugurwa y'ivugabutumwa twahugurwaga n'Abamerika. Twari dufite n'akantu baduha kitwa Evangelical
twagiye rero iryo vugabutumwa ryadutegekaga kubwereza urugo ku rugo. Hari amago menshi twagiye tugeramo bakatubwira ati umuntu gufasha imfubyi, kugaburira abakene, gutanga bakerekana ko bizamuhesha ubugingo. Ariko uba wibeshye cyane kuko namwe nzi neza ko hari ahantu niba hari naho mukora naho mwigeze mukora, ntabwo babanza kwandika imirimo, babanza kwandika nepo, izina rya nepo, noneho bakabona kwandika imibyizi ye cyangwa n'imirimo ye cyangwa n'amafaranga yakoreye. Rero ubanje imirimo izina ryawe ridahari, uzajya kubibariza he? Nkubaka akazi ukora, ntabwo najya kwishyuza mu bantu mukorana ko ntabwo banzi, nimwe muziranye. Rero igihe ibyo ukora imirimo mbere na mbere, kizwa neza, wemerwe n'Imana. Noneho imirimo n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo imirimo izaduherekeza, umwuka niho azavuga ngo baruhuke imihati yabo. Rero abantu bashobora kwibeshya cyane. Hari n'abavangirwa no mu itorero bakavuga ngo ngewe cya 10 cyanjye naguze umuceri, nkaranga ifiriti, ntekera abarwayi mbajyanira. Oya, ubuyobye. Ibyo gutekera abarwayi biri ukwabyo, icya 10 kiri ukwacyo. Ntabwo nje kwigisha amaturo, ariko no gukangura abantu bakava mu buyobe. Hari igihe abantu bacurika ibintu. Niba mvuze ngo ngiye kugira neza, bikore, ariko niba urukiranuka, imirimo ishobora kugutabara. Kuko no muri Bibiliya dufite wibuke ko Tabita yari yapfuye, ariko burya bajya kwibutsa Imana, abigisha bakibutsa Imana ati abantu bamereye nabi hano, Tabita yabadodeye imyenda n'iki. Ntabwo Imana yarebye cyane imyenda, yabonye umutima yabikoranaga ko wakiranukaga. None iravuga ati uyu muntu yarafite umumaro, nimumusubize abantu baramukeneye, aracyafite umumaro. Ariko wani n'igihe no mu itorero Imana ishobora kubona udafite umumaro ikakuriturika vaho. Rega burya Imana nubwo tuvuga ngo ifite urukundo, ariko nayo ikenera umusaruro. Ikenera umusaruro kuri wewe. Yego. Kuba uyifitiye umumaro. Kavuga ati uyu nguyu nakubwiye ko no kukira Sidemana twari abantu babiri. Ariko umudamu umwe waho ngaho gashekero Imana yaramucyuye. Isigara ngewe uyu munsi uri imbere ya nepo kugira ngo tubyamamaze ku isi yose. Wenda ntacyo mushinja, wenda nta cyana ari muzi. Ariko hari n'igihe Imana ishobora kubona ahubwo weho mu itsinda ukoreramo umurimo ni uguteza akaduruvayo, nta musaruro. Nabahaye urugero. Sinirata na bene data aho bari, ndarata Kristo kandi nabo bashimira. Nitwa umujyanama mukuru muri korali, muri komite ya korali. Bantoye ntahari, nari nibere masengesho mu Gakinjiro. Bivuze ariko nta nubwo ari bo babikoze. Ndibuka ko nimutse igikondo nkaza hano, nabwiye perezida wa Nyarugenge, ubu icyo gihe nari nshinzwe ikinyabupfura. Ugase ushinzwe ikinyabupfura agomba kuba mu marepetition, mu bindi byose bisabwa akaba bikurikirana. None ko nimutse ko ntahari, mwandetse nkabangewe komite nyivuyemo. Arambye ati sawa, banyita mutumishi cyangwa se ati genda, ariko icyo tukusabye batsinda ntuzatanga umuhamagaro wa korali. Uzatanga ibindi, ariko korali turagukeneye. Umunsi umwe hari umuntu twaririmbanaga yimukiriye za Nyakarambi, kera yari Gikongoro, ampuza n'undi munyamasengesho, tukajya tuganira, tukajya dusengana. Uwo muntu arambye ati se mukozima, uri muri korali? Ese uri muri komite? Ninayibayemo ariko ubu ntabwo nyirimo. Ati nyamara mbonye uri muri komite, uri muremure muri bo. Muremure bisobanura iki? Hako naje kusobanukira icyo byari bivuze. Ntahari, nibereye mu masengesho mu Gakinjiro, batora ntahari. Perezida ko arampamagara ati mutumishi, ati bagutoye 85 kuba umujyanama mukuru wa kwijana. Sanga bashize no barambye ati weho nta kintu tugushize,
dushinzwe umuntu wese wo muri korali wese urumva bivuze iki? Bigaragara ngo ari ku bantu, ari ku Mana yabonye mfite umumaro, kandi sinirata, si ukubyiratira hano. N'abayobozi banjye baje bashima Imana bakuvuga ati perezida wanjye rwose, perezidante wanjye ahari ndamushuhuje, haheruka kubuza ndwaye cyagiye muzi nari ndwaye, baza kubisha avuga akantu uti cyagihe twarimo dutegura kugura sente, ariko abona amafaranga ntabwo ari kuboneka neza, ibibazo birahari koko, ariko aravuga ati kubona muzehaza akaryama ku rusengero agasenga iminsi akadusengera twe tukigena, ariko ati nagiye kubona mbona bari kumpa amafaranga, bari ko bivuze ngo Imana yabonaga ko ari ku Mana, ari ku bantu mfite umumaro. Imana ishimwe. N'ikirwara kije kibeshya inzira, Imana avuga ati reka ikaba ishobora no kucyohereza kumaza iminsi atukisha itorero. Ikavuga ati weho hano wayobye, nyura hariya ahubwo wibeshya inzira. Imana rero nayo ikenera ko nayigira umumaro nawe wagema, ariko nka byose nkabikorana gukiranuka. Nta gukiranuka ni zero, urumva. Hari igihe abantu rero bibeshya, kandi nanjye ndi umuntu, nawe uri umuntu, ugasanga umuntu wibeshya, ugasanga umuntu kuko hari umukozi w'Imana yigeze atubwira iwacu, simuvuze izina ariko ni umukozi w'Imana, yatubwiye ati beneda, ati musengere ntazahura n'ikigeragezo, ati ku nyubako y'urusengero iwacu umuntu umwe yanzaniye amafaranga miliyoni 10, ati bumva afite ubwo haramutse aguye nko mu cyacyo ubusamanye kumutenga byangora. ariko byakugora, ati byangora, ati musengera atazagwa mu cyaha, ati kuko akiguyemo na byangora, ati umuntu aguhamiye miliyoni 10. Bigaragara ngo umuntu bakaba bamusigaho kubwo yatanze miliyoni 10, ariko imbere y'Imana ntabwo ahari. Rero duharanire nakora duke wamutenga nyine n'izindi mbaraga ukorera Imana, n'izindi mbaraga ukorera wamutenga. Ni bangahe bamutenga? Ni bangahe bamutenga dufite? Bari muri bya bihumbi 7 Imana yisigarije. Eliya ni wavuze ati ninjye usigatira karaka nisigarije 7 bitarapfukamira Bayali, biri muri 7 harimo rwose. Ibyo ndabyemeye. Imana bamugisha. Reka tugushimire nuwo amabandi yanyibiye abademoni bansahuriye. Ngo umwana kuko we yabaye maso kandi bibitseho umukozi w'Imana bajyana nawe, ikibazo kivutse aragikemura. Imana irasaba ngo mugakiza nsabe ngendane na Yesu mu muhamagaro, mu ivugabutumwa, mu murimo wayo. Kozi w'Imana arimo ambwira mukuri nge sinarimuzi. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo turi iki? Turi umucyo, tujye twirinda. Ubu tuhuriye hano ntabwo namwibukaga, ariko we ngo yarebye ati ariko uyu muntu reba nawe uyasanga hano, nzi ngo ndi mu kigo nta wunzi ntaki, agasanga ndi gukora ibinyuranye n'ibyo yaranzimwe mbere. Hari n'uwo mpuye nawe kandi koko mukanya. Rero Imana idutabare. Mwari muzi ko impano zayo yaduhaye ari ntirano, Imana izatirura n'ubu buzima no kuba ndi kuvuga ubu ngubu n'uyu munwa n'umutirano. Hari umunsi Imana izatirura, mukanya mwambaze gato umuntu amenya umunsi ari buve, ntabwo abimenye, ariko Imana iba yaje gutirura. Nkuko mbabwiye ko mama yaramutiruye, umwana nakurikiraga iramutirura, ngewe ndagahinja kakinyo kamwe iransiga ati weho umugoroba uyu n'uyu uzaba uri imbere y'abagabo 4. Yesu ashimwe. Abandi sida mu miryango irakubura, bize nge ntararungurutse no mu idirishya ry'ishuri, ariko ubu ngubu Yesu aravuga ati weho nzagukoresha. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ese weho Imana yaguhaye ziracyahari cyangwa nawe uzaguye mu mazi? Ese wamenye ubundi igihe yagwiriyemo? Ese ubundi wigeze umenya
ko aho uri cyangwa harakunyuze. Abakristo b'iyi minsi ntabwo bakemera ko bagize intege nke, yumva hari hamuhagije. Umuntu arabatizwa kumva birarangiye, ariko gukizwa ni buri munsi, ni munota ku wundi. Burya no gukizwa ukizwa hafunganye, ariko uko ugenda wegera Imana hakaguka. None si icyo gihe umbwira warunzi nari kuri ibi byuma, nari nakamenye ko binabaho, nari nzi ko banabivugiraho. Ariko Imana yangiriye neza kugenda naguka numva haguka. None dore aho ngeze, no kuri radiyo Nkuramutima nagezeyo, kandi ntaterese, nta n'umuntu n'aba ngaba, byaturutse ku Mana. Yesu ashimwe. Amen. Impano y'Imana ndasabwa kuyirinda. Niba narahamagaye ndi umunyamasengesho, ndasabwa gukomeza gusenga. Niba narahamagawe ndi umuvugabutumwa, mbikora ariko mbanze namenye ngo nibitira. Muri iyi minsi hari n'uhamagara akakubwira ngo ariko ngo aho hantu hameze hate, ngo hameze hate, ngo baza amavuta y'umukozi w'Imana akuze bayaha agaciro. Kwibaza ibigambo by'abademoni gusa. Hari naho umuntu yampamagaye iyo ngiyo nababwiraga Nyakarambi, barambye ati hari umuntu w'i Kigali yaje, ati yadukoreye ibintu hano, ati ubu mwarimu yararahiye aratubwira ngo na korali ntizagera itumira umuvugabutumwa w'i Kigali. Kuko yarababwiye ati mutampaye senkani simva hano. Ariko yibagirwa ko iyo mpano ari intirano. Uraje kuraza abantu b'Imana mu rusengero ngo batayaguhaye ngo nabo warangusha ngahe. Buryo ni nirate narangusha ngahe nje kurata ngo nibatayampaye ngahe. Uwo mwuka Imana izawundinde Burundi, izarinde inkura mu isi. Kandi yarawundinze n'uyu munsi kandi acyabiharanira. Imana izabishoboza. Nibitirano ntabwo nabihawe na papa wapfuye. Papa rinza pa ibi byuma atarabivugiraho, na radiyo atarayivugiraho, na touch atarayifata mu ntoki. None nirahatembye agatu nibitirano. Yesu ashimwe. Amen. Aba bana bagira ubwenge, basaba Kelisa bajyana, bagezeyo ikibazo kivutse n'ubundi aragikemura. Muze tusabe Imana tujyane nayo mu rugendo, mu muhamagaro, mu gakiza, mu ngo zacu, mu miryango yacu. Yesu agendane natwe, abane natwe. Nihavuka ikibazo azagikemura. Ijambo twasomye rya kabiri, uyu mugore yanteye ubwoba. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mugore ngo yabonaga umukozi w'Imana Elisa ngo ahanyura agenda. Ni igice cya 4 ku murongo wa 8 kugeza kuri 37 ngo akamusaba ati umukozi w'Imana nyura hano, bakamugaburira. Ngo buke yaronge aramugaburira. Ngo bukurikiye nibwo yabwiraga umugabo ati ariko mutware, ati uyu muntu w'Imana iyi minsi anyuze hano naramwigenzuye ndamureba, usanga ni umukozi w'Imana akorera Imana mukuri. Ati wambabariye tukamwubakira akumba hejuru y'inzu yacu. Yesu ashimwe. Amen. Niyavuga ngo akumba bagashire mu gikari, niyavuga ngo bakegereze n'ikikoni, ahubwo aravuga ati reka iki cyumba cy'umukozi w'Imana tugishire hejuru y'inzu yacu. Ngo umugabo aramwemera, baracyubaka. Elisa ngo agarutse baragenda ngo bashiramo kandi ibyangombwa byose. Bamushyiramo igitanda, bashyiramo ameza, bashyiramo igitereko cy'itara, bashyiramo intebe, bashyiramo. None ngo yajya hanyura akaharuhukira. Umunsi umwe Elisa aravuga ati ariko koko pe, igihe twaririye ibigore ibyo kurya by'uyu mugore, igihe yatwitayeho pe, tumukuriremo aho ngaho, nta kantu tumusige, nta kantu tumusabiye ku Mana yacu yabonye ko dukorera Imana. Ngo nibwo yahamagaraga umugaragu we, aramubwira ati mpamagara uwo mugore. Ngo aramuhamagara ati mugore, ari uko kumenyekanisha imbere y'umwami cyangwa se mugaba w'ingabo urahita mwiki? Umugore atereka da ati ngewe ni nyurwa no kwibera mu bacu. Elisa ngo yumva ntabwo afashijwe, kandi uyu mugore yanteye ubwoba.
nimusoma neza Bibiliya, uyu mugore inshuro yazaga Elisa yamuhamagara ntabwo yegeraga umuryango ngo yinjire. Yaba yarabakristo b'iki gihe akaba yarahaye umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa icyumba cyano, kandi none hazi kandi n'umuhanuzi yakaje asatira akinjira no mu nzu akicara no mu ntebe cyangwa akicara no ku gitanda. Ntabwo yigeze, uzasanga kenshi yahagararaga Gehazi akaba ari ubahuza. Gehazi noneho ngo abonye Elisa adafashijwe amubwiye ngo imbere y'umwami n'iki ngo nyurwa no kuba mwaje, ngo ahita yigendera. Gehazi aramubwira ati ariko nubwo ubonye yigira kuriya afite ikibazo, nta mwana w'umuhungu agira. Elisa ati nta mwana w'umuhungu agira, ati atariko aka kantu bakoze b'Imana kandi ubwo uzi ko yamubwiye nta mwana w'umuhungu agira, ariko umenye ko umugabo ashaje. Ni nkaho yakamubwira ati nujya guhanura ubanza ushyira ubwenge ku gihe, umugabo arashaje. Naho Satani rero akunda gukubitira abantu b'Imana. Wanasenga ugataha wabujijwe wizeye ko biso, wagera imbere Satani akakubwiriza tumenye ko umugabo washaje. Ariko umukozi w'Imana Elisa wari ufite icyizere akorera Imana atavangavanga, aramubwira ngo mugore, igihe nk'iki ngiki tuzongera kunyura hano ukica umwana w'umuhungu. Umugore ati we reka nakubonyemo gukiranuka utishiraho ibyaha. Urumva nawe yari yarihebye, yari yarikireye iteka kadashobora kubyara. Ariko Imana yivuze iba yavuze ngo akora iki? Umugore arasaba aba arabyaye. Amaze kubyara, Satani ni mubi, iyo akuburiye hamwe agutegera ahandi. Avuga ati sawa, urabyaye ariko umwana nzamwica. Narageniye kutazabyara, none urabyaye ariko umwana nzamwica. Hamaze kabiri ngo umwana agiye gusura se, aho se yahingishaga abahinzi, basanga se ari guhingisha, ngo umwana akanya umutwe we napfuye umutwe. Ise ngo abwira mu bagaragu be ahantu narahageze ndavuga ndarika abagabo turi abagabo beza cyane. Habe no kuvuga ngo atabara umwana ngo yikomereje akazi ke, abwira umugaragu ngo mufata umushyire nyine. Ngo nibwo yamushyiraga nyine. Uyu mugore bakozi b'Imana yarantangaje, antera ubwoba, aho kugira ngo umwana araza ngo aramukikira umukanya ngo umwana barapfuye. Umwana apfuye, ntabwo yahamagaye wo mu rugo, ntabwo yahamagaye mu bakozi, ntabwo yahamagaye mu baturage, nta nubwo yahamagaye umugabo wamumenyesha ngo umwana arapfuye. Ahubwo yahamagaye ngo yateruye umurambo arawuzamura awushyira hahandi kuri cya gitanda cy'umukozi w'Imana Elisa aho yahaye. We yari yahishuye ati kuba Imana narayizanye nkayicumbikira mu cyumba cyo hejuru, kandi kaba igisubizo cyo kubyara ariho cyavuye, none n'ikibazo kivutse ndakizamura muri cya cyumba. Yesu ashimwe. Avuga ati kuba narahaye Imana kuba iwanjye mu nzu hejuru, akava y'igisubizo nkabyara, none n'umwana arapfuye, n'ikibazo ndakijyana he? Ngo amugenda muryamisha ku buriri bwa Elisa, aramworosa. Amaze kumworosa ngo arasohoka, ngo ahamagara umugabo we. Niyahamagara umugabo amubwira ngo umwana arapfuye. Mwumva uyu mugore aramubwira ngo mugabo wanjye, ngo wanyoherereza indogobe ntuyitwara, ko niyumvamo nkeneye kujya kureba umukozi w'Imana Elisa. Ibaze umugore kubwira umugabo wawe, nawe uri umushumba, uri umukozi w'Imana. Reba umugore we kukubwira ngo wambabarira ukampa, niba mufite moto mu rugo ukambwira umumotari ko nshaka kujya kureba John, kandi ni umugabo si umugore mugenzi we. Kibaze ukanamubaza ngo ese John uramushaka, ngo ariko ngende kwiyumvamo nkeneye kubonana nawe. Ngo umugabo hamaze ati katari umunsi w'isabato, katari n'imboneka z'ukwezi, uwo mugabo umuhanuzi uramushakira iki? Atari ko ngewe ndi kwiyumvamo ko nkeneye kumubona. Ngo aramubwira ati sawa, ngo yohereza umuntu azana indogobe, abwira uyitwara ati ntakubwiye ngo ugabanye umuvuduko wihute cyane. Elisa ngo amubonera nk'iriya, abwira Gehazi ati iruka wihute cyane, ugisanganira uriya mugore w'umushemukazi, ukimugeraho umubaze ngo ese ni amahoro, n'umugabo we ni amahoro, n'umwana ni amahoro. Niko byagenze, ngo amugezeho Gehazi aramubona ati se umugabo wawe ni amahoro, n'umwana ni amahoro, nawe muri amahoro? Umugore ati ye, kandi asize umurambo ku buriri.
Yesu ashimwe. Amen. Asize umurambo ariko we akomeza kuvuga ngo ni amahoro, ni amahoro. Bivuze iki? Bishatse kutwereka iki bakozi b'Imana? We yarazi ngo Yesu ashimwe. Amen. Gihazi ntabwo yamuhanuye